ikaze bwoko bw'Imana bene data uyu munsi ku cyumweru turi imbere y'Imana kandi Imana ishaka kuguha umugisha. Imana ishimwe cyane rero kubwo amahirwe yandi duhaye kubw'umugisha wo imbere yayo no kubw'ijambo ryayo ndetse n'isezerano Imana ishaka gusohoza mu bugingo bwacu. Ni umunezero mwinshi rero ndagira ngo twese turi imbere y'Imana twumve ko Imana yaturaritse kugira ngo itugirire neza, twumve ko Imana ishaka kuduha umugisha kandi twumve ko Imana ishaka kwakira amashimwe y'ibyo yadukoreye muri iki cyumweru cyose ikomeza gusoza ijambo ryayo. Ndagira ngo dusome nanone cya gice twasomeye cyo muri Samuel wa mbere igice cya 16 dusome umurongo wa 21 tugeze ku murongo wa 23. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane amugira umutwaza intwaro, maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati ngusabye Dawidi ngo ajye ankorera kuko antornyeho. Hanyuma y'umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira iby'umwuka mubi. Imana itugirire neza, Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'uyu munsi ubutware bwo mu mwuka. Ubutware bwo mu mwuka ni ijambo Imana iduhaye kandi Imana irashaka kugira ngo ugendere mu butware. Imana ishimwe cyane. Uyu rero ni umunsi wo kuboneka imbere y'Imana, ni umunsi tuzi imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga, ni umunsi tuboneka imbere y'Imana mu buryo bwo guhabwa ibyasezeranijwe, ni umunsi duhabwa ibisubizo. Imana irashaka kuguha ibisubizo nk'ibyo yahaye Samweli, Imana irashaka kuguha ibisubizo nk'ibyo yahaye Dawidi. Iyo dutekereza kuri Samweli na Dawidi hari 200 yo muri Bibiliya tubona ngombwa cyane kandi uyu munsi Imana yashimye kuduha. Muri Samweli wa mbere 16 umurongo wa 13 ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubiriramo. Ubwo Samweli yarahuye na Dawidi, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuko Samweli amaze kumusukaho amavuta, amaze kumurobanura, noneho umwuka w'Imana akajya amukoreraho cyane. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko Dawidi yarahuye na Samweli. Undi murongo nanone Samuel wa mbere 16 umurongo wa 23 twahasomye ngo hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira umwuka mubi akamuvaho. Imana ishimwe cyane. Iyo ni mirongo rero itwereka iby'ubutware bwo mu mwuka, itwereka imbaraga ziri mu mwuka wera w'Imana. Ni mirongo itwereka yuko hari isezerano Imana ishaka kuguha uyu munsi kugira ngo ugendere mu butware bwo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Ni irihe sezerano rero tugomba gufata tukarifata dukomeje, cyane cyane uyu munsi turi kuzirikana ubuzima bwa Samweli na Dawidi. Kuki Imana yemeye ko uyu Dawidi agira imbaraga z'umwuka? Kuki Imana yemeye ko Dawidi ajya kwa Sawuli agacuranga, maze Sawuli akabasha kumererwa neza? Ijambo ry'Imana hano yatubwira ngo umwuka mubi yavaga ku Mana. Ntabwo Imana itanga umwuka mubi, ahubwo ni ukuvuga ngo Imana iyo yabyemeraga maze umwuka mubi agahanga kuri Sawuli. Niyo mpamvu dusoma ijambo ry'Imana tugomba kuryumva tukarisobanukirwa. Ntabwo ari umwuka mubi wavaga mu bwami bw'Imana, oya, ahubwo Imana yabaga yabyemeye kugira ngo n'ubundi Dawidi abashe kwinjira ibwami, abashe gucuranga. Imana ishimwe cyane. Kubera iki rero Imana yabyemeye ko Dawidi umwuka wayo umukoreraho cyane? Turi mu rugendo rw'isezerano kandi ni ngombwa gutahukana intsinzi mu buryo bwo gusenga. Mu buryo bwo gusenga dutekereza Samweli na Dawidi, tugasobanukirwa uko Imana ishaka ko dusenga n'ibyifuzo tugomba gusengera. Tugomba gusaba Imana ikatwuzuza umwuka wera wa Kristo, umwuka wa Kristo. Imana ikatwuzuza umwuka wera ndetse Imana igakiza abo Satani atwaje igitugu. Icyo ni icyifuzo tugiye gusengera muri iki cyumweru. Muri iki cyumweru dusenga Imana ngo twuzuze umwuka wera, dusenga Imana twuzuze umwuka wa Kristo, dusabe Imana ikiza abarimbuka. Imana ishimwe cyane. Samweli na Dawidi
bakomezaga gusenga amasaha 24. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo uwo muriro ntukazime ku gicaniro, komeza gusenga amasaha 24. Dawidi yarasengaga mu gitondo ngo maze akiriza umunsi ategereje. Dawidi yarasengaga na kumanywa. Iyo turebye hano muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere, Dawidi aratura arahamya ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya! Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Iri ni ijambo ryakomezaga Dawidi, maze Dawidi akagenda yibwira ari imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane, kandi n'ukuri Imana yabwo icyubahiro. Kubw'ibyo rero umwuka wera w'Imana ni ngombwa kandi turawukeneye. Niyo mpamvu Umwami Yesu mbere yuko asubira mu ijuru yaratubwiye ati icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu ni Samariya ni Yudaya yose no kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo dukeneye imbaraga z'umwuka, dukeneye imbaraga z'umwuka, kuko Dawidi umwuka w'Imana yari ari kuri we. Dawidi amatungo yaragiraga, nta tungo na rimwe ryashoboraga kuzimira. Kubw'ibyo hari ibanga ryo kugira imbaraga z'umwuka, hari ibanga ryo kugira ubutware bwo mu mwuka. Niyo mpamvu rero Dawidi iyo inyamaswa y'inkazi yageragezaga kuza mu matungo aragiye, yarayisimbukiraga akayitanyaguza, kuko hari imbaraga z'umwuka zakoreraga kuri Dawidi. Ikindi, Dawidi ubwo yaragiye ku rugerero rw'Abisirayeli, ubwo barwanaga n'Abafilisitiya, hari harimo umufilisitiya munini cyane w'ibigango muremure w'umunyembaraga. Yabwiraga Abisirayeli akavuga ati muri mwebwe niba hari n'umwe wabasha kuza tukarwana twembi turi babiri, noneho uwanesha undi abandi baba abagaragu b'abandi. Icyo gihe umwami Sawuli nawe ubwo yari afite ubwoba, nawe yari yaratinye, Abisirayeli bose baratinye. Ariko Imana ishimwe cyane bwa Dawidi wari ufite umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane kubw'ubutware Dawidi yari afite bwo mu buryo bw'umwuka. Maze araza icyo gihe aravuga ati ntibishoboka, ntabwo byumvikana, uriya Goliyati utakebwe, uriya Goliyati utari uwo mu Bisirayeli, byumvikana bite ko yahagarara akadusuzugura bene aka kageni? Nibwo yavuze ati umva rero jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo z'Abisirayeli wasuzuguye. Imana ishimwe cyane. Kuva yarateye intambwe mu izina ry'Uwiteka Imana, kuva Dawidi yaragiye afite ubutware bwo mu mwuka, icyo gihe byabaye iherezo ku buzima bwa Goliyati, kandi Dawidi yavanye igisuzuguriro ku bwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Kubw'ibyo rero Imana kuki iduha ubutware bwo mu buryo bw'umwuka? Kuki Imana yemeye ko Dawidi agira ubutware bwo mu buryo bw'umwuka? Kuki Imana yemeye ko Samweli amusukaho amavuta kugira ngo umwuka wera amukorereho? Ni ukugira ngo abashe kuba igisubizo mu rugo rw'umwami Sawuli. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero n'uyu munsi hari abagitwajwe igitugu n'imbaraga z'umwijima, hari abagikeneye kubohoka, hari abagikeneye kugira ngo babashe kuva mu bubata bwa Satani. Niyo mpamvu Pawulo ubwo yarageze hariya i Filipi yaje guhura n'umuja uragura. Ubwo yahuraga n'umuja uragura ndetse wari utewe na dayimoni, maze aramucyaha ati muvemo. Byakozwe no 16 umurongo wa 18. Pawulo agezeyo, noneho abonye yuko uyu muja uragura yari afite dayimoni, noneho Pawulo aramucyaha. Kubw'ibyo Pawulo nawe yagendaga mu butware bwo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Muri iki cyumweru dusabe umwuka wera. Muri iki cyumweru tube turi imbere y'Imana, twirengagize bya byifuzo dukunze gusengera, bya bindi biri ku rutonde rurerure cyane, ahubwo twisabire ubutware bwo mu buryo bw'umwuka. Kubera ko Pawulo yari afite ubutware bwo mu buryo bw'umwuka, niyo mpamvu yageze i Filipi, maze igisubizo kibasha kuboneka ku mwana w'umukobwa wari ufite dayimoni. Umwami Yesu Kristo ubwo yahamagaraga abigishwa be akabatoranya kugira ngo bashyire ku murimo, hari icyo yabahaye. Yabahaye ubutware ati nuko mugende. Muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 13,
ngo buke azamuka umusozi ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko abatuma kubwiriza ubutumwa bwiza kandi abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo umwami Yesu Kristo wakiriye aguha ubutware, ntabwo uri uwo kuneshwa, ntabwo uri uwo gutsindwa. Kubera iki? Kuko hari ubutware bwo mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu yarabahamagara ati ndabatoranyije rero kugira ngo mbane namwe. Uwo ni umugisha wa Emmanuel, Imana hamwe natwe, kugira ngo mbane namwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yaradutoranyije kugira ngo adutume tujye kubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu muri Mariko nanone igice cya 16 nanone umurongo wa 15 umwami Yesu ati nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. No muri Matayo 28 umurongo wa 18 ngo nuko mugende mubwire abantu bo mu mahanga yose ubutumwa bwiza. Umurongo wa 20 umwami Yesu Kristo ati kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Iki cyumweru rero uzirikane ubutware bwo mu buryo bw'umwuka kandi ugendere mu mbaraga uhabwa n'Imana. Gute rero? Icyambere, uyu munsi ongera usenge isengesho nyaryo. Uyu munsi ongera ugaruke ku gicaniro, wongere usenge Imana kubw'isezerano. Isezerano guhanga amaso ku Uwiteka. Iyo duhanze amaso ku Uwiteka, iyo duhanze amaso ku Mana, turatabarwa. Gusaba kugira ngo tubashe kuzuzwa umwuka wera. Muri iki cyumweru dusenga Imana, uyu munsi dusenga Imana. Uwiteka Mana nyuzuza umwuka wera. Dawidi amaze kugira umwuka w'Imana akorera kuri we, yabaye igisubizo ndetse arahamagarwa, avanwa iwabo kwa Yesayi, noneho ajya gukomereza umurimo w'Imana ibwami. Kubera iki? Kuko yari afite ubutware bwo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi iki cyumweru mureke dufate isezerano, dusenga Imana kubw'agakiza kaba kigendera mu mwijima. Imana ishaka ko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Iryo ni isengesho Imana yishimira. Ntabwo umwami Yesu Kristo ashaka yuko twiganyira, ahubwo ashaka ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo bindi byose tukabyongererwa muri Matayo igice cya 6. Kubw'ibyo rero uyu munsi ndetse n'iki cyumweru dusenga isengesho nyaryo, isengesho ryo gusaba imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Twabonye ko Elisa, ubwo Eliya yaragiye gutandukanwa na Eliya, icyo Elisa yamusabye ni imbaraga z'umwuka zakoreraga muri Eliya. Kubw'ibyo Imana irashaka ngo tuve mu ntege nke twinjire mu mbaraga z'umwuka. Icya kabiri, Dawidi ndetse na Samweli icyo tubigiraho, basengaga amasaha 24, ntago batuzaga. Dawidi mu gitondo kare yarabyukaga akajya gusenga, akajya imbere y'Imana. Muri Zaburi ya 5 umurongo wa 3 ngo kare kare Dawidi agasenga Imana maze akiriza umunsi ategereje. Kare kare mu gitondo ujye usenga Imana maze wirize umunsi. Niyo mpamvu ku manywa ya Dawidi yakomezaga n'ubundi guhimbaza Imana no kwatura. Ku murongo wa 4 wo muri Zaburi ya 23 ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ntabwo Dawidi yatinyaga. Kubera iki? Kuko yari ari kumwe n'Uwiteka Imana, yari afite umwuka uturuka ku Mana. Natwe nitubana n'Imana twe gutinya ikibi cyose. Niyo twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu twe gutinya kuko Imana iri kumwe natwe. Kubw'ibyo dusenga Imana amasaha 24, Imana izadukorera ibitangaza. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo ibyo wumvishe amatwi yawe ubishyire mu isengesho, ibyo urebesha amaso yawe ubishyire mu isengesho, mu kazi kawe ubusenga, abo muganira usenga, aho ugenda usenga. Ibyo nibyo kuzura umwuka wera, nibyo kugendera mu butware bwo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero umuriro ntukigere uzima mu bugingo bwawe, uhore waka ku gicaniro, ukomeze usenge, ukomeze usenge, ukomeze usenge, kuko Imana nayo igufitiye ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu rero, ibyifuzo bya Dawidi. Dawidi yari afite ibyifuzo byerekeranye n'urusengero, ibyifuzo byerekeranye n'amateraniro. Dawidi ati cyama Uwiteka Mana nkibera imbere yawe iminsi yo kubaho kwanjye kose. Aba ati umunsi umwe ndi imbere y'Imana bindutira iminsi cyangwa se n'imyaka 1000 ndi mu nzu z'ibwami, ndi ahantu ab'isi bakunze kuba bari. Kubw'ibyo Dawidi yari afite icyifuzo cyo kwibera mu rusengero, ndetse yagize ishyaka ryo kubaka inzu y'Imana. Mureke tugire ishyaka ryo kubaka inzu y'Imana, ryo kubaka itorero,
ryo kubaka umubiri wa Kristo. Icyo gihe umwami Yesu Kristo nawe aradukunda, adufiteho umugambi mwiza, nawe azaduha ibyo dukeneye. Niyo mpamvu rero Dawidi yari afite ibanga ryerekeranye n'urusengero. Bene data, mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo igituma tubasha kuba turi kumwe uyu munsi hano, ndetse n'abo turi kubana bari mu ngo zanyu n'abandi muri ahandi, tukaba turi kumwe mu ijambo ry'Imana uyu munsi, ndagira ngo tuzirikane ngo n'ubundi tugire ishyaka ry'itorero rya Kristo, tugire ishyaka ry'urusengero, tugire ishyaka ryo kuba imbere y'Imana. Nta n'umwe wigeze ahabwa ibisubizo nka Dawidi. Kubw'ibyo rero Dawidi yari afite ibanga ryo gusenga, yari afite ubutware bwo mu buryo bw'umwuka. Kuva uyu munsi rero, tangira usenga isengesho nyaryo, tangira uhagaze imbere y'Imana, uri imbere y'Imana usabe kuzuzwa umwuka wera, uri imbere y'Imana usabe kuzuza umwuka wa Kristo, uri imbere y'Imana usabire abarimbuka. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukubera ikintu uko Imana izi ibyo ukeneye, kandi izajya ibiguha uko bikurikirana. Bya bindi n'abapagani bafite, ntabwo Imana yakwima ibyiza, kandi Imana ikorera ku isaha yayo. Kubw'ibyo nuyitegereza ntabwo izabura kuza ngo ikwiyereke. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turi abana b'Imana rero, nicyo ngicyo ugomba kwibuka. Kandi abana b'Imana tumenye ngo Imana yaduteguriye ibyiza, Imana yaduha agakiza muri Kristo, nta kizatwima, ahubwo tugume mu mwanya wacu, kugira ngo nidushaka, nituzanira ibisubizo, isange yuko duhari. Uko niko gusenga mu buryo nyabwo. Imana ishimwe cyane. Imana yawe rero izi ibyo ukeneye, Imana izi ibyo ukeneye utarayibwira, ngo kandi ibyo amatwi yawe atigeze kumva, ibyo amaso yawe atabonye, ibyo ibitekerezo byawe bitigeze bitekereza, ngibyo ibyo Imana yakubikiye. Imana ishimwe cyane. Kuva uyu munsi rero, mureke tumare iki cyumweru cyose tuzatangira ejo dusenga, turi muri icyo cyerekezo, dusenga dusaba Imana ngo umwuka wera wayo akorere muri twe. Icyangombwa rero ni ugusobanukirwa isengesho, ni ugusobanukirwa isengesho nyaryo, tukayinginga Imana dufite imfunguzo eshatu zo mu butware bwo mu buryo bw'umwuka. Urufunguzo rwa mbere, ni ngombwa kujya imbere y'Imana duti, Mwami Yesu ushimwe kuko wishyuye umwenda w'ibyaha byacu. Tugomba gusobanukirwa imbabazi z'Imana twababariwe muri Kristo Yesu. Urwo ni urufunguzo rwa mbere, ukumva ko ugiye imbere y'Imana kubw'imbabazi twababariwe, tukezwa, maze tukabarwa nk'abakiranutsi kubw'igitambo cya Kristo. Icya kabiri, urufunguzo rwa kabiri, ni uko twapfanye na Kristo tuzukana nawe, ubwo ariho rero natwe turiho. Ibyo ukabisobanukirwa yuko uriho, uri muzima, ndetse ko Imana ishaka kuzura ibyawe, ikohereza marayika akabirindura igitare, maze akakicarira. Ku munsi nk'uyu wo ku cyumweru, ni ngombwa gutekereza uburyo ki umwami Yesu yazutse, kandi ashaka kuzura n'ibyawe n'ibyanjye n'ibyacu. Urwo ni urufunguzo rero, twapfanye na Kristo kandi tuzukana nawe, ubwo ariho rero natwe tuzabaho. Icya gatatu rero, urufunguzo rwa gatatu, ni uko dusenga mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, ni uko dusenga mu izina rya Yesu Kristo kandi uhagurukiye kugira ngo arwanane natwe. Imana ishimwe. Nguko uko rero Imana yagukoresha, ishaka kugukoresha muri iki cyumweru. Kandi ubutumwa bwiza umwami Yesu Kristo yatanze, ati cyakora muzahabwa imbaraga. Izo mbaraga turazikeneye, kandi ziherwa muri Kristo Yesu ubwe, maze Imana ikakuzuza umwuka wayo kugira ngo ugendere mu butware. Imana ikugirire neza, kandi Imana igukoreshe iby'ubutwari, ndetse igukoreshe mu kwagura ubwami bwawe. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro, kuko waduhaye imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka muri Yesu Kristo. Ubwo ariho natwe tuzabaho. Mana, mpesheje umugisha mu izina rya Yesu buri umwe wese wabonetse mu materaniro uyu munsi, ndetse n'uwateranye natwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, kugira ngo umusange ahantu ari hose, maze umuhe umugisha, wumve gusenga kwe, maze buri munsi tukomeze twakira ibisubizo bituruka kuri wowe. Habwa icyubahiro Mana yacu, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.